Nyabugogo natembere nageze no mu makaritsiye yaho yabashaga kuba yabakodeshereza inzu hano mu Muhima. Umusore bimeze gute? Ni sawa. Amazina yawe? Amazina yanjye banyitwa Isenga Jean Bosco. Uriya mupasiteri yagerageje kumfasha cyane kuko yankuye mu muhanda agiye kabisa. Narindi mu buzima bukomeye ubu ngubu aka kanya. Yagize icyo angezaho nyine akajya amgerageza kumbwira ukuntu nakwiteza imbere, akageza kumbwira ukuntu byose nabikora. Akora umupasiteri rwose yarambabaje, papa wanjye yarambabaje rwose kabisa. Ubu ngubu agahinda nasigaranye karakomeye kameze nabi cyane rwose. Nkaha ngaha muba yabashakaga nko kuhagera nka kangahe nko mu cyumweru cyangwa mu minsi wadusobanurira? Yajyaga hagera yazaga kuwa mbere akaza no kuwa gatatu no kuwa gatanu. Ariko uko yazaga kose yadusigiraga amafaranga yo kurya, akanadusigiraga n'amafaranga yo kugura mu tundi dukoresho. Papa wacu kabisa nagira uko ridashira cyane. Ntago mwigeze mubura icyo kurya hano mu rugo? Oya, ntago twigeze tukibura. Yagerageje kudufasha mu buzima bwose bubaho rwose papa wacu. None ukimara kumva urupfu rwe yuko yitabanye Imana n'abandi bane, we ukimara kumva urupfu rwe papa wawe kapfiriye muri iyo manuka, wumvishe wowe muri wowe umeze ute? Ngiye nyimara kubyumva ntago nabanje kubyemera. Numvaga ari abantu barimo barabeshya. Ndangije negera umumama hano haruguru aranyereka amavideo. Ariko nyimara kubibona nahise nitura hasi ngo igihumure, ubuzima rwose burancanga. Numva nguye ahantu kubyo nagiye no kuryaba mu gitondo numva bwatinze guki. None nk'ubu ngubu yitabye Imana nyine, ubu muri kubaho gute? Ibyo kurya biri kuboneka gute? Ese basi hari agafuka k'umuceri mwari mufite hano mubasha kuba mwaba bimeze gute? Sobanurira abanyarwanda uko muri kubaho muri ubu buzima noneho pasiteri mutamufite. Ako twari dufite kararangiye ko yatuguriye. Ubu ngubu nyene no kwishakashakiriza tukihigira mu mirimo yagiye atwereka. Ariko mama wanyu arahari, mugomba kugenda kumureba, dore nizo nshingano umugabo yamusigiye, kandi agomba gukomeza kubitaho kugira ngo mutabasha kuba mwasubira mu mihanda. Bamwe na bamwe yabigishije n'imirimo, twaje tubona wowe unacuruza n'amagi, wabasha kuba wanakwirera, ariko ukabona n'inyunganizi nk'imwe ivuye kuri mama wanyu, byaba byiza cyane. Ese mama wanyu muri kujya kumusura mukamubohora iruhande mukajya no ku kiriyo? Ejo bundi twagiyeyo n'abandi barara bagenzi banjye. Turagenda turamuvomera amazi, ibintu byose turabikora, dukora n'amasuku, duharura n'inyuma y'urugo no ku gipangu hose. Nyine turarya turanywa turongera turataha twizira mu noze aho tubajya dukodesha. Uyu munsi niho bari bwakure ikiriyo, mukanya ndumva uri bwerekezeyo ukajyayo, ukajya gukura ikiriyo nyine. Abantu batandukanye barabahari, intego zanyu ni izihe nk'abana bavuye mu muhanda? Ese muri busubire mu mihanda cyangwa murakomeza ku nshingano papa wanyu yabasigiye, umuco yabatoje wo kudasubira mu muhanda kandi kuva mu biyobyabwenge? Mwebwe nk'ingamba nshyashya mufite ni izihe? Twebwe yagiye adutoza imirimo myinshi. Ubu aka kanya ngewe ncuruza amagi. Ubu ngubu ndabasha gucuruza ayo magi na bagenzi banjye yadusiganye aho twabaga, nkabasha nanjye kuba nta icyo kintu tukarya. Ariko ibintu byo gusubira mu mihanda ntago tuzasubiraho kabisa, ko n'abagenzi banjye bashishikariza ko nabo nabere kuko ndi gukora nabo tukajya gukora, ariko ntago tuzasubira mu mihanda. Ntago muzasubira mu mihanda. Hari abana 29 babasha kuba baba mu rugo iwe, namwe mwiyongeraho yakodesherezaga ku ruhande muri hano mu Muhima. Ese muri bangahe mwebwe? Twebwe turi 3. Ariko ubu ngubu natwe tubasha kuba twagira tukacuruza ayo magi. Muri 3 hakaba n'abandi ngo 6 baba ku Kinyoni. Urumva n'umuryango munini cyane. Ese pasiteri bino bintu yabishoboraga gute ko n'abandi banyarwanda bari bakora igikorwa nk'iki ngiki? Ese urashimira
washishikariza abandi babosi bafite umutima wa kimuntu kubona umwana w'umunyarwanda atari mu muhanda, atagendagenda, atari mu biyobyabwenge? Ese abo babosi bafite ubushobozi bwo kuba bakora nk'ibi pasiteri yakoze, wababwira iki? Ndabashishikariza nabo kuba bafasha abagenzi bacu bagisigaye mu mihanda, ariko nabo nyine bakagerageza kuba bagira icyo bashishikariza, bakabigisha umushinga, kuko nkatwe twarababaye cyane pe, twarababaye bikomeye. ubu ngubu ariko twagiye wenda dusigaye nk'umushinga yatwigishije, turi kugerageza gukora nyine, nta muntu uri kujya kwiba, ariko uriya ari umubyeyi mwiza rwose. N'abandi bagenzi banjye babasha kuba wenda bari mu mihanda n'abakire babasha kudufasha, bongere babafashe, twongere tukomeze mu buzima bukomeye. Mu buzima bukomeye cyane, kandi mubasha kubona nk'ibyo mwabonaga bana baterankunga babasha kuba banayoboka n'uriya mu mama, dore yuko we afite amakuru ku bana bari bafite umubare wabo, kugira ngo abashe kubageraho uriya mubyeyi abashe gukora inshingano umugabo we yakoraga. Byaba byiza cyane babosi, mukorere mu rukundo, mukorere nk'uko pasiteri yasize urugero rwiza, namwe mugire ukuntu mwahinduka, kugira ngo nyaboneka tutaza kubona bari abana basubiye mu muhanda, basubiye mu biyobyabwenge. Na leta n'umubyeyi kandi yakoze ibintu byinshi cyane, umushinga we bagiye no kuwushyigikira, kuwutera inkunga, no kugira ngo na pasiteri agere mu gihugu avuye hariya mu gihugu cy'i Buganda aho yakoreye impanuka. Tunashimira leta y'u Rwanda yuko yabashije kutugereza umupasiteri hano. Nawe washimira iki leta yacu yabashije kuba yakugereza papa wawe hano mu Rwanda? Nashimira leta yabashije kumugeza hano, kuko nkanjye nagore nanabyemeye, ariko ko baramugejeje hano leta yacu nayo turayishima cyane rwose pe. Ese umunsi wo gushyingura wabonye abanyarwanda uburyo bitabiriye kuza guherekeza uyu mupasiteri? Bari benshi nk'uko mwakomeje kugenda mubona video ya mu rusengero hariya kuri Rusororo, abantu bari benshi bitabiriye. Urukundo mwagaragaje mwitabira kuza guherekeza umupasiteri wacu, muzakomeze mugire n'urukundo rwo kuba mwabasha gufasha bano bana bo mu muhanda. Murabizi ni abana batandukanye, harimo abakobwa, harimo abagore banabyaye bafite n'abana, harimo n'abasore n'abana bakiri batoya, kandi bakomeje kugira ubuzima bwiza, bagomba kurya, koga, kugira aho baba. Byaba byiza cyane mukomeje kugira urukundo. Nimero ya telefone yaratanzwe, mwabasha koherezaho amafaranga kuba yabafasha, yaba 100, yaba senyisa, yose ni amafaranga kandi ashobora kugira umumaro. Bakomeze babafashe cyangwa babihorere. Oya, bagomba gukomeza kudufasha, ariko si ukubategeka n'umutima wabo, bazabikora babikurutiye ku mutima wabo nk'uko pasiteri wacu yabikuye ku mutima. Bakunzi ba Butu TV2, turakomeza tuganira n'undi twabashije kumenya amakuru ye yuko babana ari abana 6 hariya ku Kinyoni. Nawe tugiye kumutega amatwi tumwumve, tugiye kuganira nawe, aratangira twibwira amazina kugira ngo tubashe kumenya uwo tugiye kuganira, ndetse n'abakurikiye Butu TV2 babashe kumenya uwo mwana uwo ari we. Turakwakire kuri kamera za Butu TV2. Yego. Nitwa Nshimiyimana Siriyake. Kuri mubyeyi wacu yaratubabaje byatari man. Nukuri byaratubabaje man, byaratubabaje. Ndabyibuka yari yarishyuye muri restaurant nyine imyaka najyaga kuryayo. Man byihorere man. None kugira ngo abantu babashe kumenya ubuzima bwawe warubayemo, wowe byumvikane mwari mumaze igihe kingana gute mubashije kuba mwamenyana? Tumenyana hashiyeho nk'imyaka igera muri 4, kuko n'ubundi yazaga dusanga Nyabugogo turi Marine n'abandi bajama banjye,
n'abandi yajyanye kuba iwe nabo bose twarabanaga ariko ngewe ubwo nyine nyuma nahise mwepa nyine tu wahise ukwepa ibiyobyabwenge byarakuganjije ingeso mbi ziranga ariko yarakiguhindura kikwitayeho ashaka ntago yigeze akurekura n'ubwo wamucomotse ukigarukira imihanda. Kuki wafashe umwanzuro wo kuba wamucomoka ukagaruka hano mu muhanda? Yego man, ni ibiyobyabwenge n'ubundi byakomeje kumbata mani. Ariko byumvikana yuko atari isaha yawe yari yagera yo kuba wakizwa. Ese nk'ubu umubyeyi wawe yagucomotse akaba yitahiye aheza mu ijuru, uri kubaho gute mu buzima bundi busanzwe? Birababaje nyine no kujya ku gahigo bisanzwe mani, ariko wumve ngo umusaza yaducomotse mani, dadi mani dadi. Ubundi kubo bisanzwe nyine ndi kujya guhiga, gusa n'ahandi kuri resitora nyine amafaranga aracyariyo makeya, nyine ndagenda nkafata nta kibazo. Ese ayo mafaranga nashiramo urumva biri bugende gute? Cyangwa muri iyo resitora bari bazi ugomba kukwishyurira barakomeza baguha imyaka, cyangwa Madamu Theogene uraza kugera iwe umubwire uko bimeze, dore yuko nta kintu yajyaga akora utabwiye umugore we, barakomeza kukwishyurira buriya urebye? Birashoboka cyangwa se ntibishoboka, kuko ashobora kudakomeza kwishyura cyangwa se nanjye nkajya guhiga bisanzwe, nkakomeza ngahiga bisanzwe. Gusa yari yanyemereye yuko nzajya no kwiga imashini cyangwa se nkajya kwiga ibintu bya salon de coiffure, yari yabinyemereye kandi n'umugore warabizi. ubwo no kwinjira umugore we nkumva uko bimeze nyine tu. Ndumva ari ibintu bikomeye kandi bigukomereye kuri wowe mu kubura umubyeyi wawe Pasiteri Theogene. Ukomeze wihangane kandi numve yuko bino bintu byagusigiye isomo ushobora no gukizwa, kubera ibintu urimo ntago ari byiza, nawe urabibona. Ese ruriya rupfu rwa Pasiteri Theogene rwagusigiye ikihe cyigisho kuri wowe? Yego mani, ni ukuri buriya ruriya rupfu rwansigiye isomo, ariko nk'uko Pasiteri Theogene yagiye abivuga, hari igihe abantu twese tugera ahantu tukaringanira, nawe usumbye undi naki, kandi nawe yajyaga abivuga cyane mu nyigisho ze. Ariko buriya si ibintu by'ibanga wangu, urupfu rwarambabaje cyane. Ni ukuri, ariko buri Imana umunsi umwe izampindura nawe mpinduke nk'abandi. Ese ukimara kumva urupfu rwa Theogene ko nta tacu ugira, we wabimenye gute kugira ngo wumve yuko umubyeyi wawe yatashye? Hari umujama w'ishumi yanjye narebeye kuri taci ye, ngiye kumva numva iyo nkuru ibabaje, nibwo nahise mbimenya. Nubwo wahise ubimenya? None kuri uyu munsi niho bari busoze ikiriyo, witeguye kwerekeza hariya mu rugo rwa Pasiteri Theogene kugira ngo ubashe kurangizanya ikiriyo n'umubyeyi wawe, mama wawe wundi wasigaye? Uriya ni mama wawe, uriya yari papa wawe. None aha byumvikana yuko nawe uri bwerekeze hariya mu gukura ikiriyo. Yego, n'ubu ngubu duhuye, n'ubundi ariyo gahunda nari mfite yo kujyayo. Mu kanya rwose ndahita nerekeza, kuko ntago nabura kujyayo. Ntago wabura kujyayo. N'ubu ngubu hari igihe mbitekereza nkumva ikiniga kiramfashe. None aho uba ubu ngubu, cyangwa urara mu kiraro, cyangwa yari yarakwishyuriye geto yo kuba wabasha kubamo? Hari abandi bana mwaba mubana? Tunyuriremo muri makeya aho uri kurara, nimba ukirara mu kiraro cyangwa nimba hari inzu yabashakiye muri kubamo. Yadushakiye inzu, twari abana 6, adushakira inzu. Ubu turi kuba mu nzu ahantu bita ku giti cy'inyoni, ajya ku giti cy'inyoni utambitse ujya za Nzove, niho hantu turi kwibera. Dushakiye n'udukoresho twibanze, ubu nta kibazo rwose, inzu nta kibazo.
inzu nta kibazo ubu ngubu yasize ayishyuye igihe kingana amezi 3 yari yayishyuye amezi 3 ubu hamaze gushira nkangahe hashize 1 n'igice yego ni ibintu bitoroshye bakunzi ba Butu TV mukomeje gukurikirana Butu TV 2 murumva uyu mwana ikibazo afite kubura umubyeyi we ndetse no kuri sosiyete nyarwanda uriya yari umuntu w'umupape dore yuko yanigishaga mu mvugo buri muntu wese yamusangagamo cyane cyane n'abana bo ku muhanda bagatuma bamwiyumvamo murabiza ahantu yagiye akorera ibitaramo ku madepera atandukanye yo mu Rwanda mwagiye mubona abana b'imihanda bapfaga kumva yuko ari Pasiteri Theogene Nzawukire bagahita berekezayo benshi barakijijwe kubw'uyu mugabo uyu mugabo yari afite ibigwi byinshi murabizi neza yafashije benshi yubakiye benshi ese wowe munyarwandakazi waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa uri hanze y'u Rwanda ese we bino bintu bigusigiye ikihe cyigisho muri wowe wagombye nawe kugira kwitekerezaho ukamenya yuko hari abana b'abanyarwanda bari mu mihanda cyangwa n'abandi bo mu bindi bihugu cyangwa uri kubona hafi yawe ari mu buzima bubi wakagombye kuzajya ugira icyo wakora ugatabara ubuzima bwe ukaba wanamuhugura akagaruka mu nzira nziza ubona ari kuyoba nk'uko buno buhamya bw'uyu mwana turi kumwe ari kugenda ababwira uburyo yarabayeho uburyo yarabanyeho na pasiteri uburyo yamwishyuriraga ibyo kurya uburyo yabishyuriraga n'inzu yo kubamo kandi ese abo bana mu bana bandi bo nubuhe buzima babayemo ese kurya byo bigenda gute ariko birumvikana nago yabashakira inzu ngo abashyire hamwe bo nibabashe kuba barya ese bo nabo barya muri iyo resitora cyangwa bo barashakisha ku ruhande bigakunda nanjye ngashakisha ku ruhande nkabongerera cyangwa se ariko bo ntago barya muri iyo resitora urumva urebye abana mu bana harimo nk'abafite imyaka ingahe cyangwa wowe ufite ingahe yego njye mfite 18 abo bandi tubana bo hari abafite 14 16 na 12 ese kuki ari wowe yahisemo kuba yakwishyura resitora cyangwa abo bana yazaga kubafata mu modoka akaberekeza iwe akabasha kubagaburira yego njyewe impamvu nuko yari arimo ashaka yuko nzajya mva ku ishuri kwiga umwuga nkaca muri iyo resitora niriwe bingora cyane wenda ishuri rikaba ryananira abo bana bandi bo bari bafite gahunda yo kwiga nyuma yanjye bo yazaga kubafata bakajya kurya yego yazaga kubafata byumvikana yuko ababashije kuba basobanukirwa ubugiraneza bwa Pasiteri Theogene ni ibikorwa byagiye byivugira yari afite na gahunda yo kuba yakwandikisha umushinga we muri RDB nk'uko mwakomeje kugenda mubyumva wari umuryango ugiye gushingwa ariko nk'uko uwundi mupasiteri yavuze ati azagerageza mu buryo bishoboka bwose ntago abana bazamuburana icyo kurya ndetse n'umudamu we ntago azamugira ikintu amuburana bitewe n'ubushobozi bw'abanyarwanda buzagenda buboneka no gutera inkunga murabona uriya mumeri afite abana benshi cyane baba mu rugo iwe bagomba kurya saa sita na nijoro munyarwanda munyamahanga ubasha kumva ururimi rwa kinyarwanda gira icyo ukora kuri uriya muryango Pasiteri Theogene asize kugira ngo dukomeze
tugirane urukundo, twerekane urukundo nk'uko muri kugenda mubona amashusho y'aha kuri Butu TV, uburyo umunsi wo kujya gushyingura, uburyo twari abantu benshi, urusengero rwaruzuye, hanze baruzura, ahantu hose urusengero ntago wabashaga kubona ahantu wakandagira. Amashusho mwakomeje kugenda muyabona, ni ibintu byari byiza, celebration y'umupasiteri, twizeye yuko yagiye mu ijuru. Ese mwana siko wowe ubyumva? Nanjye niko mbyumva wangu, nanjye niko mbyumva kabisa. Ariko urumva yuko agiye atarabasha kuguhindura nk'uko yabishakaga. Ibiyobyabwenge ugomba kubivamo, ntabwo ari ibintu byiza, ni ibintu bikwangiriza ubuzima bwawe n'ijwi ryawe. Urumva yuko hakirimo ikintu, ariko umubyeyi wawe ntabwo yigeze akurekura nubwo wamunaniye, ariko ndakeka yuko mu minsi mike uri buhinduke nawe kubw'urupfu bwa Pasiteri Theogene. Siko biri bugende buri? Yego ni ukuri, kuko nanjye ari amagambo menshi yagendaga ambwira, ubu nibwo ndi kugenda nyakurura. Ndi kugenda nyakurura cyane. Ese wakomeje wumvisha ubuzima we yaba yaraciyemo, uburyo nawe yasomye ku byo muri gusoma ubu ngubu, ese kiriya kintu ntago we cyagukomangaga ku mutima? Ese we ntago ubuzi uvuga ati mvuye muri birankakizwa nanjye ejo ushobora kuba pasiteri? Yego, ibyo yabitwigishaga buri munsi cyane, iyo bitubwiraga. Nuko nyine akenshi ari igihe utabiha agaciro cyane nk'uko ubu ngubu ndi kubyumva, ariko ibintu akubwiye buriya binakwigishije hari igihe ubitekerezaho nyuma ukabimenya. Abantu bo kuri Butu TV rero tunabakomeza kubashimira, ariko murabizi iriya mpanuka yapfiriyemo abantu bageze kuri 4. Nagira ngo mbabwire amazina yabo kugira ngo mubashe nabo kubamenya, nabo dukomeze tubasabire iruhuko ridashira kandi bakomeze kuruhukira mu mahoro. Uwa mbere wari urimo ni Pasiteri Theogene nk'uko mubizi, uwa kabiri ni Donati, bakaba baramushyinguye ejo ku wa 4. Uwa gatatu nawe yitwa Theogene, yari bazi nawe yamufashije muri byishingo no muri iriya nzu Pasiteri Theogene nyine yari yujuje, yarari kubamo, yagize uruhare runini, yarabafashije cyane cyane. Noneho uwa 4 w'umudamu nawe bamwita Devota, amazina yabo twakomeje kugenda tuyamenya, bamwita Devota, nabo bakaba barabashije gushyingurirwa hariya mu Bugande. Uriya mugabo mwibuka yuko yari afite ngo n'ubwenegihugu bw'Ubunyamerika, yari Umunyamerika, ariko kubera transport amatike menshi we nawe bagombaga kumujyana muri Amerika, ariko nago ariko byagenze, nawe yashyinguwe muri Uganda. Uriya mu Devota rero yaratarabona we ubwenegihugu, ahubwo akaba ngo yari yaraguze inzu hariya muri Uganda, inzu zigeze kuri 2. Akaba yari yaje mu kwandikisha ibyo bita ng'icyapa hariya muri Uganda. Abantu baho barabizi, iyo ufite icyapa nyine ufite inyandiko y'inzu ye, bakunda kubyita ng'icyapa, niho iyo nzu iba yabaye iyawe. Akaba yari yaje muri ibyo ngibyo. Pasiteri Theogene rero nk'abantu bamushyigikiye mu mishinga itandukanye, bakamutera inkunga mu buryo bishoboka, abaterankunga bakomeye cyane. Pasiteri yumvishe ko agomba kubasanga muri Uganda, yumvishe ko baje muri izo business, ariko yifuza yuko baza kureba n'urugo rwe, bagizeho uruhare kugira ngo inzu ye yuzure. Ajya kubifatira Uganda mu byubahiro byinshi cyane. Abantu bagufashije nk'uko uba ugomba guhaguruka ukabasanganira, ukajya kubakira.
ari nako nyine urwo rugendo rwakomeje, ariko urwo rugendo rwakomeje ajya kumwakira, bagarutse ariho yahise akora impanuka bahita bose bahasiga ubuzima. Ariko Donati we ntabwo yahise apfa kubera kubura ubutabazi bwihuse, tunenga n'abaganga bo muri Uganda batabashije kuba bamwitaho bishoboka, dore yuko ngo bamushyize no muri bomboni idafite umwuka nyine nk'uko mwakomeje kugenda mubyumva. Ni ibintu bibabaje cyane, ariko isi niko imera, isi niko yubakitse. Abaganga tunabanenga bataraba umwuga kubera yuko batabashije kuba batabara uriya mwana w'umusore. Nta kundi byagenda rero, hano twari turi ni Nyabugogo, turi kubagezaho umwana w'umuhanda uburyo yamufashaga, uburyo yari yaramwishyuriye resitora, mwakomeje kugenda mubyumva, uburyo babanaga n'abandi bana bageze muri 6. Abo bana bo babanaga, pasiteri yazaga kubafata nyine bakajya gusangira amafunguro ya saa sita. Ubuzima bw'uriya mugabo ni ubuzima butari bumworoheye mu kuva mu bwana bwe, ageze mu myaka 10 n'ingahe nyine namwe murabyumva. Ni ibintu bitabashije kumworohera. Tukomeza tuganira n'uyu mwana w'umuhungu waha ku muhanda hano Nyabugogo. Tugana ku musozo, nk'abadukurikiye wababwira iki? Ni ukuri mani, buriya ikintu nababwira abanyarwanda mani ni uko bagomba gufasha uriya mumere, uriya mushinga batangiye mani. Umugabo yari yaratangije mani ugakomeza, kuko wabonaga morale yageraga ku isi mani no mu ijuru, si ubwo n'ubyumva nyine, ubwo urumva yuko ari ibindi bintu. Ariko uriya mushinga yataye umugabo yari yaratangije wakomeza, natwe tukabona ukuntu tubaho mani, akadufasha. Ni ukuri byaba ari ibintu byiza cyane mani. Ndabizi leta ni umubyeyi, kandi leta ntabwo yakwemera ko mukomeza kuba mu buzima bubi. Imana irakomeza ibashyigikire, kandi banakomeze banabashyigikire, bakomeze babatere inkunga kugira ngo iriya G yanyu, iriya G y'ahantu iri gusereburira yibere mu bwami bw'ijuru, nk'uko bivuze ati hano ku isi ni muzi murare yari afite, ati noneho ibaze none hari mu ijuru, murare ni yose. Namwe nimukomeze guheranwa n'agahinda, ahubwo mwumve yuko mugomba kuyobokera Uwiteka, kugira ngo namwe ku munsi w'ubukwe bwanyu muzaherekezwe n'abantu bangana gutya nk'abo uri kubona. Yego mani, ni ukuri mani, byari igihe ikiniga kinamfata mani, numva no kuvuga byanze iyo nekereje. Humura, Imana iri kumwe nawe. Bakunzi ba Butu TV2, twari turi hano Nyabugogo nk'uko twagomeje kugenda tubibabwira. Wowe utarakora subscribe kugira ngo mu biganiro bikurikira uzajya ubasha kuba wabibona byihuse. Murakoze, ciao. Iriya niga yacu men, ibaze morale yagiraga ku isi, noneho tekereza ubu yibereye mu ijoro men.